Ni ikihe kintu giherutse kukubaho wagiye kwa muganga ugataha n'icyakujyanye kitabaye? Hi guys, amakuru yanyu. Reka tuganire gatoya. Ikintu kigeze kumbaho kwa muganga, abaganga b'iyi minsi mufite ikihe kibazo? Ntago ndi bumentioninge ahantu nari nagiye kwivuriza, ariko mperutse kujya kwa muganga. Nari narwaye, nagize yarajuje mu maso, mfite uduheri twinshi ubona ko na furose, kandi twari turi kundya tunambangamiye. Ndavuga nti reka njye kwa muganga njye kwivuza bampa umuti mbere yo kujya muri farumasi wenda ngo nshaka umuti waho. Reka njye kwa muganga niho wenda bashaka ko mu muti wizewe. Muzi ibintu byambayeho. Nagiye kwivuza, nari ngiye kuri centre de santé y'ahantu runaka ntari buvuga izina. Ngeze muri consultation mpasangamo umuganga w'umugore. Arambaza ati se ufite ikihe kibazo, uje kwivuza iki? Ndambwira muga, ahantu twabaga twari twarahimutse twimukira muri quartier nshyashya. Noneho aho hantu kubera ko hari kure y'aho twabaga, urumva nyine na climat yari yahindutse. Noneho amazi yaho nyakarabye nyine mu maso antera kugira allergie, ngira uduheri. Ndavuga ni rero muganga nyine twimukiye ahantu hashyashya, ahantu twabaga twarahavuye, none narwaye uduheri mu maso, nashakaga ko mu umuti cyangwa se munyandikira umuti. Muganga aranyitegereza, yari umuganga w'umugore. N'ubu tunahuye mu nzira sinamuyoberwa, n'ubwa mbere kandi nari mubonye. Noneho muganga aranyitegereza, ari imyoza. Ngira ngo ni ibyo wenda ku ruhande rwe bidafite aho bihuriye nanjye. Umuganga muzima barambwiye ngo ese muko, ngo muzajya mugenda ngo mujye kwisiga amavuta arimo hydroquinone, ngo amavuta batukuza, ngo nabatera ibibazo cyangwa maze kubahaga ngo muze kudukiniraho nk'abaganga. Guys, narebye umuganga umbwiye gutyo, ntekereje ukuntu nisiga gikotori ya moviti. Ntekereza ukuntu nta n'ikintu mpuriyeho n'amavuta arimo hydroquinone. Noneho mbanza gutuza. Hari ukuntu nyine umuntu akubwira ikintu ukibaza si uyu muntu hari ikindi kintu dupfa asanzwe nzi, ukumva birakuyobeye. Ndabanza ndamubwira muga, ntago ari ikibazo cy'amavuta nisiga, kuko nisiga moviti. Ahubwo nkuko nabikubwiye ni ahantu twimukiye, quartier twagiyemo nyine amazi yaho antera ikibazo. Ntago ari ukwitukuza. Umuganga arambwira ngo ho yanga umuntu ngo nakababwira ikintu ngo nimurangiza ngo mumurusha umunwa, ngo ubuse ngo urandusha ubwenge, ngo nyobeye kureba umuntu ngo wisize amavuta n'utarayisize. Noneho icyo gihe nari nagiye nambaye ikanzu iciye amaboko. Abantu nyine abasista mwambara imyenda y'udusengre, urabizi yari mu gihe cy'izuba, gutya ahantu iyo utakoresheje sunscreen, gutya ku maboko hari ukuntu nyine izuba rihakubita hakagenda hakijima ntihase nk'ahandi. Noneho amaboko yanjye ntago ari inzobe cyane, nyine ni inzobe pe, ariko ntago ari inzobe cyane nk'ahandi. Noneho we yarebye ku maboko areba no mu maso, abona biratandukanye, ati ukisiga rero. Muganga naramurebye. Noneho ikintu cyanambabaje cyanantunguye ni ukuntu yancitinze gutyo, ari nawe muntu wisiga ubona ko noneho ari n'amabara bigaragara. Guys, ko video yanjye ibaye ndende mbahe part 2, ariko reka nyisoze. Nuko umugore muzima ndambwira nti muga, naje hano nje kwivuza bitewe n'ikibazo nari mfite. Ntago naje kugira ngo umbwire ngo ndisiga, kuko mbaye nanisiga nzi impamvu naje kwivuza, nari kukubwiza ukuri nkobwa ni ikibazo cy'amavuta. Ariko ibyo ndi kukubwira ndi kubikubwira kubera ko mbizi. Muganga aransembana. Ngeze aho numva kamera irazamutse, ndamwana ariko se ubundi muga, uri umugore ndi umukobwa, ari nge nawe ninde muntu wisize? Ubwo wowe urasute ko nshimye wenda ngiye ubonye ku maboko yanjye, ariko wowe ko ufite amabara urabona ahantu hose usa. Ndamwana noneho turimo hano turi babiri,
reka twiyambure twese turebe umuntu ufite amabara ku mubiri we. Muganga wimvise mubwiye gutyo agira umujinya ngo mva ngo ntago waje kunegeka ngo ukuntu nkuvura ngo ngiye ngo ntukanegeke uburyo nakoramo akazi kanjye. Ndavuga ariko ni wowe unyiteje, ngiye naje nje kwivuza nkubwira ukuri kw'indwara ndwaye, ushaka kumvura wowe ibyo wishakiye utagendeye ku cyo nakubwiye. Nahise nsohoka, yahise ambwira ngo sohoka aho ngaho vuba ngo ugende ujye gufata imiti. Ndasohoka ngiye kuri farumasi nsanga banyandikiye paracetamol. Abaganga bo muri iyi minsi mwabaye iki? Ntago ari bose ariko se abenshi. Kuki umuntu aza kwivuza ntimumuvure bingana nk'uko yaje kwivuza? Niba umurwayi aje kwivuza kubwira serivisi akeneye n'indwara arwaye, kuki ujya kurenzaho ibyawe? Guys, niba nawe iki kintu cyarigeze kukubaho no muri comment utubwire ngo nawe byakugendekeye gutya. Ciao ciao.